Muraho neza, mbanje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jamwe muhirwa. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira uko nk'umukiranutsi wakiriye agakiza tugomba kugira amakenga, tukibaza ku bintu byose aho kugira ngo tubimire bunguri. Kuri izo mpamvu rero, nk'urumuri rw'Imana ku bantu bayo, tugomba gusoma Bibiliya tukabwira abantu b'Imana ukuri dushingiye kuri Bibiliya. Atari gufata ibintu ngo tubimire bunguri, ahubwo tugasesengura ibintu byose uko bikwiriye. Muzi neza ko harimo abiyita abahanuzi, harimo abiyita abakiranutsi, abanyabutumwa, abanyabubasha. Ayo matitire yose twiha tugomba gusuzuma neza kuko nimba ayo matitire tuba tuyakwiriye. Niyo mpamvu njyewe ntashobora gukinisha na rimwe niyita umuhanuzi, kuko nzi imbaraga z'ubuhanuzi uko zingana. Sinshobora kugira na rimwe niyita umuhanuzi. Nshobora kuvuga nti ahubwo nshobora gusakaza ubutumwa bw'Imana nkabusangiza abandi biciye mu ijambo ry'Imana mba nasomye, cyangwa se ibyo mpawe n'umwuka wera kugira musangize n'abantu, ariko ntawe nshobora kwita umuhanuzi n'iri na rimwe bibaho. Gusa nk'urumuri rw'Imana, Imana ikaba yaraduhisemo kugira ngo tujye dusakaza inkuru yayo nziza ku bantu. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo dusakaze ubutumwa bwayo mu bantu, cyane cyane abatarabumenya. Turebe rero cyane cyane nk'ibyerekeye kuramya ibishushanyo. Ni ukubera iki usanga hari abantu baramye ibishushanyo? Ibyo bishushanyo byavuye byaturutse. Tuzi neza ko itegeko ry'Imana ritubwira riti ntuzigere na rimwe uramya ibishushanyo. Iki kibazo rero kikaba cyagufasha kwibaza ibyo bishushanyo abantu baramya byaje gute? Kuki abantu batabyibazaho ngo batekereze bavuga bati ibi bishushanyo byaje gute, byaturutse he, tubiramya kubera iki? Ese ku ijambo ry'Imana ritubwira riti ntuzigere na rimwe uramya ibishushanyo, abantu bakanga bakabiramya, ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ryo ribeshya cyangwa abantu nibo babeshya bigendeye ku bantu babumvise bakurikira bakabwira ibyo kuramya ibishushanyo? Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza nk'umukiranutsi, ukareba koko nimba ukwiye kuramya ibishushanyo cyangwa se nimba ukwiriye gukurikira ijambo ry'Imana. Noheri na Pasika. Iriya minsi ya Noheri na Pasika, abantu n'iki baba bizihiza? Iriya minsi yavuye yaturutse he? Yigeho neza, uyisesengure neza, ushungure urebe koko iyi minsi aho yavuye, cyane cyane nuko tuzi amatariki biberaho ntago ariyo matariki ibintu bavuga biba byabayeho yabereyeho. Iyi minsi yaturutse he? Gira amakenga, ushungure, uyikoreho ubushakashatsi, usaba umwuka wera agufashemo, umenye neza aho iyi minsi yavuye n'icyo abantu baba bambaza muri ino minsi. Ububyutse buri kuba muri ino minsi buvuze iki? Bwavuye he? Abantu benshi bari kuvuga ububyutse. Kubera iki? Kubera iki ubu ngubu ububyutse aribwo buje? Twabyita se mu minsi ya nyuma ko abantu babivuga? Sesengura neza umenye ububyutse abantu bahoza mu kanwa kabo icyo busobanuye, bigendeye ku minsi ya nyuma. Ni ukubera iki ububyutse muri ino minsi? Ese ni ibihe bisobanuro by'ijambo ry'Imana bya nyabyo dukwiye gukurikira? Muzi neza abantu basobanura ijambo ry'Imana kwinshi, ariko tuzi ko harimo ukuri kumwe mu ijambo ry'Imana. Ese imyaka yose yashize kugeza na n'uyu munsi, kubera iki ibintu by'ijambo ry'Imana bisesengurwa kwinshi kunyuranye, ariko abantu bakaba batazi uburyo bumwe ijambo ry'Imana rigomba gusobanurwa? Ni ukwiye kuri ku ijambo ry'Imana rya nyaryo. Kuki bihishwa? Nabwo ubyibazeho, ubishakishe, nzi neza ko uzabona ijambo rya nyaryo ry'Imana uko rigomba gusobanurwa. Umuryango wa Noah tuwibazeho, ese ufitanye irihe sano n'ibihe turimo ubu ngubu? Noah yari afite abahungu batatu, Shem, Japhet na Ham. Abahungu bose bari batatu muri ibi bihe turimo kunyura mu ubu ngubu bifitanye isano naryo. Twakibaza tuti
abahungu batatu ba Nowa n'isezerano bagiranye n'Imana bihurira he n'iyi minsi turimo y'iki gihe? Byibazeho, bishakishe, wibaze impamvu abantu batajya babivugaho cyane, noneho weho ubyishungurire urebe icyo bimenyesheje. Nzi neza ko biragufasha gukanguka. Ni ukubera iki muri no minsi hariho ihinduka rikabije ryihuta rihatira abantu gukora ibintu ubundi baba bakora, bakabikora hututi, batabyibajijeho, batabitekerejeho, nta mutima nama wabo bavuze bati okay, reka tubitekerezeho, duhitemo neza, tubyihitiremo, ahubwo bakabihatirwa. Kubera iki harimo haraba ibintu bihindagurika uwo mwanya, byirukana, bifite umutuko uhambaye, bihatirwa abantu. Jyamo, ngwino, ntutekereze, ntugire icyo witekereza na kimwe, ngwino ahubwo ubijyemo utabajije habe na rimwe. Kubera iki isi yose iri guhinduka? Byatekerejwe nande? Byavuye he? Byibazeho, aho kugira ngo ubimire bunguri, ahubwo urebe neza, ukanguka urebe ubugingo bwawe butahazikirira. Ni ukubera iki abantu benshi bakurikira satani aho gukurikira Imana? Ni ukutita ku bintu? Ese ni ugutera hagati mu ryinyo? Kubera iki abantu benshi bagwa mu mutego wa satani? Kubera iki? Byibazeho. Ese wamenye ute ko wagwa mu mutego wa satani cyangwa se ko wakurikira Imana? Ibyo nabyo biragaragara neza mu gitabo cy'Imana. Ubishatse wamenya, ugakora ubushakashatsi, ugashishoza, ukareba, ugakurikira umwuka wera, ugakurikira mbese abantu bafite ijambo nyaryo, bakakwereka bati hano uri gukurikira Imana, cyangwa se hano warayobye uri gukurikira umwanzi satani. Kuko ushobora kuba ukurikira umwanzi satani utabizi na gace, kandi ukabishyiramo ingufu zikomeye uyizi ngo ukurikira Imana ahubwo uri gukurikira satani. Ibyo warubizi? Nzi neza ko biriho benshi bashobora kuba bakurikira satani batazi ko ari satani uri gukurikira, bazi bibeshya ko ni Imana bari gukurikira. Ese ninde uha satani ingufu? Ushobora kuba ari wewe, ushobora kuba ha satani ingufu utabizi. Tuvuge nk'iyo wambaza ibishushanyo, uzi neza ko Imana yakuje kwambaza ibishushanyo, ntusome ijambo ry'Imana, ntubyiteho na gato, ugakomeza wambaza ibishushanyo. Ibyo byose biri mu bituma satani agira ingufu. Satani ahabwa ingufu n'abantu. Abantu nibo baha ingufu satani. Iyo rero bavuze bati dukurikira Imana, ijambo ryayo tugiye kuryiga neza, turisobanukirwe, niho satani acikira intege. Ariko satani nawe azi neza ko afite igihe gito, niyo mpamvu akomeza gushuka abantu, akabashyiraho n'igitutu kugira ngo bamukurikire, azarimbukane na benshi. Ibi rero akaba ari ibibazo byose ushobora kwibaza, bikagufasha gushungura, ukagenda ubaza kimwe kuri kimwe, ukareba neza ibiri muri ibi bibazo byose. Wamara kubona ibisubizo, nzi neza ko bizagufasha kubyuka, ukava ibuzimu ukajya umuntu, bikagufasha gutsinda ikibi, umwanzi satani ukamutsinda. Ubwo bizagufasha kugira ubugingo buzira iherezo, ubwo uzaba uhisemo gukurikira Imana. Uzaba umaze kumenya ko ushobora kuba wibeshyaga uzi ngo ukurikira Imana kandi ukurikira satani. Ushobora kuba wibwira ko hari ibyo uzi, ahubwo hari ibyo utazi ko utazi. Ibyo rero iyo umaze kumenya ibyo wari uzi ko uzi kandi utari ubizi, bigufasha neza guhumuka, ukurikira umurongo w'Imana. Reba neza ibi bibazo, ibisubizo byabyo, ubyige neza, zi neza ko urahita ukanguka ukurikira Imana bya nyabyo. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Amen, amen, amen.